Bakunzi ba Kamanzi Official, nongeye kubasuhuza cyane nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Turagarutse mu makuru ya Pi Network. Ngira ngo uko barabura harya buriya reka mbaraburi. Hari ibintu mu mazi iminsi mubona cyangwa mwumva bijyanye na wallet verification. Wallet verification uyimenya ute ko ugomba kuyikora cyangwa ikorwa nande? Wallet verification ikorwa n'umuntu wese wamaze gukora KYC. Yego. Hariko nawe ntabwo abo bose bakoze KYC ntabwo bari bayemererwa bose. Nkuko abantu bose bakoze KYC batarabona migration, hari abayibonye n'abatarayibona. Hari n'umuntu wabonye migration mbere y'uwayikoze mbere. Ni kuvuga ngo hari uwakoze verification akaba amaze nk'umwaka yarayikoze cyangwa amezi runaka. Noneho hakaba n'undi wayikoze nta byumweru nta kwezi kurashira we yabonye migration. Nahanga hari muri wallet verification ntabwo mbere na mbere birasaba wakoze KYC wese, ariko ntabwo abakoze KYC bose bahita bayibona icyarimo. Kugira ngo rero umenye yuko wemerewe gukora wallet verification, urafata passphrase zawe uzikopiye, numara kuzikopiya winjire muri Pi Network iratunyuramo ugiye kumayininga. Nugeramo kandi muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru, nurangiza ukande kuri Pi browser, nurangiza ukande kuri sign in to Pi browser, alternative sign in ako hasi, winjire ubone kuri dashboard ya Pi browser ari ama application, ukande kuri iriya yo hagati hejuru ya wallet, nurangiza ukopiyemo cyangwa se cyangwa wandukuriremo passphrase zawe, wemeze. Barakuzanira icyo gishushanyo kikwereka wallet verification. Kugira ngo umenye yuko utarayemererwa harimo uburyo bubiri. Utarayemererwa araba ntacyo gishushanyo ntacyo abona, cyangwa se arakibona ariko ho cyanditseho ngo unavailable. Ariko uyemerewe haraba handitseho ngo activate mu ibara y'umweru, mu nyuguti z'umweru mu ibara rya mauve. Ubwo nibwo uri bumenye yuko wemerewe gukora wallet verification. Mbibutse ko iyo wallet verification kuyikora ari nabyo biba byemerewe umupayneya kwihuza na Banksa. Twababwiye mu kiganiro cyejo, mu kiganiro nimero 202. Mugisubiremo muze kucyumva neza. Hanyuma hari noneho umuntu ufite ikibazo cya 2FA. 2FA ni two factor authentication. Utarayikoze, abatarayikoze bagomba kuyikora, ariko ubu ngubu barimo kuvugurura kugira ngo bimenye neza. Reka mbaho urugero. Umuntu wese wibagiwe password ye ya Pi Network ari mu bibazo ubu ngubu, ariko ahumure, ubu Pi iri mu mavugurura. Reka mbasomere amagambo. Umuntu wese uzi yuko atibuka cyangwa yataye password ye ya Pi Network, kugira ngo asubizemo application ya Pi, urabizi ko bigusaba gushyiramo password. Iyo rero utayibuka ugakanda kuri recovery, password forgotten, bakuzanira password recovery.
iyo ikanzeho mu ibara ry'icyatsi baguha icyapa kikwereka yuko witonda, because barakubwira ngo update your app to continue, ngo updatinga Pi yawe kugira ngo ukomeze. Kubera ko barakubwira ngo please update your app for access to this feature. Updating via App Store ensures automatic future updates. Ibi ngibi nigeze mbibabwira, nibura kabiri mu kwezi ukwiriye kwa updatinga application ya Pi yawe. Uya-updating ute? Uragenda ukajya muri Play Store ugasa nk'ujya ku downloadinga Pi network. Arabona byeretse ejo bundi. Iyo igihe cyo kwa updatinga kigeze, ukishyiramo ukadownload, bakwereka ngo update, ukayikandaho ikidownloadinga, ubwo iba yiyongereyeho. Nk'ubu ngubu umuntu utarabikora bikore, kubera ko bamaze, birasaba kuya-updatinga kuko bamaze kuyivugurura. Hanyuma kuri iyi case ndimo kubabwira, urimo kuri coveringa, ikitonderwa bakubwira kuri password recovery, barakubwira ngo account recovery is available through email for now. Barakubwira yuko kuri coveringa password ubu ngubu birimo gukorerwa kuri email. Hariya tubikorera unyuze muri profile. Iyo ugiye kuya-updatinga bakwereka phone number cyangwa email, ariko kuri email ntabwo bifunguka, muri make ntibiraba activated. Barimo kubihuza rero kugira ngo umuntu azajya ashobora kuri coveringa password anyuze muri email cyangwa anyuze muri phone number. Ubu rero umuntu bitarakunda arabanye nta mining. Izi ni ingaruka njya mbabwira kenshi zituruka ku burangare bwa bamwe, ubwo umuntu abaparitse apfa ubusa. Barakomeza bavuga ngo account recovery via phone number verification is currently not available due to being part of the 2FA upgrade to improve security overall. Please check back later. Barakubwira yuko kubera yuko nabyo bigize umugabane wa two-factor authentication birimo kuvugururwa, ubwo rero ntibikunda kunyura muri phone number, ariko no muri password no muri email ntibikunda. Iyi 2FA abantu barayisuzuguye, barayikerenjeje, ariko mu by'ukuri mwagomba kwihutira kuyikora. Usibye ko n'abayikoze byanga bikunda birasaba kubisubiramo, kubera yuko barimo kubivugurura babihuza, kubera ko batuga kubikora muri email ntibikunde. Ubu nibyo barimo guhuza. Ubwo rero umuntu wese ufite icyo kibazo cyo gusubizamo application ariko atibuka na password, kuyisubizamo uzi password nta kibazo kirimo. Uwo nguwo utibuka password niho ruzingiye. Ubu ni igihombo rwose, bihangane, nta kindi umuntu yarenzaho, ni ukubaha pole ku mayininga bibaye bihagaze. Hari ukuntu unyura no muri Pi browser niba yukifitemo bakakubwira ngo ca muri Pi network, ukabona kuri dashboard iri ibyo ukora, bakagura ngo ibyo. Urugero nko kujya muri step ya gatatu, bati nyura muri Pi network, Pi mining app. Password rero irarikoze, benshi igiye kubakura amata mu kanwa cyangwa se kubavutsa amata, kubera yuko wayibagiwe. Ubu ngubu bari mwivugurura, tutazi igihe rizarangirira, tutazi n'igihe ryatangiriye. Hari ibyo batatubwira rwose, tukabona biba tukabona biza cyangwa bivaho. Muri hangana rero. Hanyuma nagira ngo mbwire buri wese gutangira gusuzuma iyo wallet verification ni ingenzi cyane. Ni ugufata passphrase zawe ukazishyira muri wallet unyuze muri Pi network aho tumayiningira, ukajya muri Pi browser, ugafungura wallet app,
ukinjira ugashyiramo passphrase zawe ukareba niba barayikwemereye. Ubwo ni ku muntu wamaze gukora KYC, cyangwa se ukareba niba bayiguhaye iri available, noneho yaba iri unavailable ukaba utegereje. Ibyo rero bisuzuma buri gihe iyo umaze kumayininga nibwo ubisuzuma. Ibisigaye rero ni ukumenya uko bikorwa. Murakoze, mugubwe neza, wahe muronke mukande subscribe batarayikora, kugira ngo dukomeze kwagura uyu muyoboro ukomeze kutugezaho amakuru ya Pi Network umunsi ku munsi. Murakoze.